Iyi mineke ikungahaye cyane muri potasiyumu ndetse ituma digestion yacu cyangwa se igogora rigenda neza. Iyi mineke yongera imbaraga ndetse kandi itera akanyamuneza. Iyi mineke ituma uruhu rwacu ndetse n'amagufwa yacu bigira ubuzima bwiza. Ndakwakiriye wowe unkurikiraniye hirya no hino, ni Devote Uwase mugiye kubana muri iki kiganiro. Tugiye kuganira ku mineke. Iyi ni The Voice Life Channel. Nizere ko umeze neza. Niba utameze neza, Imana ikorohereze ubuzima bwawe burusheho kugenda neza. Ndakwakiriye nanone, niba utarakora subscribe uyikore, niba utarakora like nayo uyikore ndetse na share. Tujye tugubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Umuneke ni urubuto ruryoshye kandi rukundwa na benshi. Imineke rero yatangiye guhingwa bwa mbere mu majyepfo yo muri Aziya kandi igakunda kuba ahantu hashyushye hatandukanye ku isi. Imineke ikungahaye cyane kuri fibre, kuri potassium, kuri vitamine B6, vitamine C, antioxida atandukanye ndetse n'izindi ntungamubiri. Imineke igira amabara atandukanye ariko ayo tuzi cyane ni icyatsi cyenda gusa n'umuhondo, ariko habaho n'imineke itukura. Hapimwe amagarama 100 y'umuneke, bayasanzemo ibitera imbaraga cyangwa se kalori 89, amazi ku kigero cya 75%, proteine 1.1, carbs 22.8, isukari ingana na 12.2, fibre ingana na 2.6 ndetse n'ibinure bingana na 0.3. Imineke kandi ikize cyane ku masukari. Ubwoko bw'amasukari iboneka mu mineke no bwita sucrose, fructose ndetse na glucose. American Heart Association igira inama abantu bakunze kugira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ko bakwiye kugabanya umunyu, bakagabanya sodium, ahubwo bakongera ibintu bikungahaye kuri potassium. Potassium rero igira uruhare rukomeye mu gushyira ku murongo umuvuduko w'amaraso ndetse no kubungabunga ubuzima bw'umutima. Iki kigo kandi kivuga ko umuneke muto usanzwe ufite 9% bya potassium umuntu akeneye ku munsi. Imineke igira uruhare rukomeye mu kuturinda asthma. Ubushakashatsi bwakozwe 2007 bwagaragaje ko imineke ituma umuntu ahumeka neza, cyane cyane mu bana bafite ikibazo cya asthma. Impamvu y'ibi ni uko imineke ikungahaye cyane kuri antioxida ndetse na potassium. Igenzurwa ryakozwe muri laboratoire ryagaragaje ko lectine na proteine biba mu mineke bituma selile za leukemia zitakura. Leukemia akaba ari kanseri y'amaraso. Iyi kanseri rero ngiyo ihuye n'iza lectine na proteine, ntabwo uturemangingo twizi kanseri dukura. Iyi lectine ikora nka antioxida kandi igabanya amaradiko mu mubiri. Aya maradiko rero iyo yabaye menshi mu mubiri yangiza uturemangingo tw'umubiri bikazatera kanseri. Ubushakashatsi bwakozwe 2004 bwagaragaje ko abana bakunda kurya imineke kandi bakunda no kunywa jus ya orange. Ibi byombi byatumye aba bana batahura n'ibibazo bya leukemia. Iyi nyigo kandi ikomeza ivuga ko ibi biterwa nuko imineke ikungahaye cyane muri vitamine C ndetse ikungahaye cyane no ku antioxida. Imineke kandi ituma ubuzima bw'umutima bukomeza kumera neza. Kuba imineke ikize cyane kuri fibre, potassium, folate, antioxida ndetse na vitamine C, ibi byombi bituma ubuzima bw'umutima bumera neza. Inyigo yakozwe 2017 yagaragaje ko abantu bakunda kurya ibiryo bikungahaye cyane muri fibre badakunda kugira ibibazo by'umutima ugereranyije n'abatarya fibre. Ubushakashatsi kandi bukomeza buvuga ko abantu bakunze kurya fibre nyinshi badakunda kugira ibibazo bya cholesterol mu mubiri udakeneye. Imineke kandi irwanya diabete. Ihuriro ry'Abanyamerika ry'abantu barwaye diabete ritegeka abantu barwaye diabete ko bakwiye kurya cyane imineke kubera ko ikungahaye cyane kuri fibre. Kurya imineke rero ngo bigabanya isukari yo mu mubiri. Ubushakashatsi bwakozwe 2018 bwagaragaje ko kurya fibre nyinshi cyane ziboneka mu mineke bigabanya amahirwe yo kurwara diabete ya kabiri ndetse bikagabanya isukari mu maraso ku bantu basanzwe barwaye diabete. Imineke kandi ituma igogora ryacu rigenda neza. Kuba imineke ifitemo amazi ndetse na fibre, ibi byose bituma igogora ryacu rigenda neza. Kurya umuneke umwe ku munsi biguha amahirwe yo kubona fibre zingana n'10%
umubiri wacu uba ukeneye. Bivuze ko ari ngombwa kurya nibura umuneke ku munsi. Inzobere mu bijyanye n'ubuzima bivuga ko mu gihe ufite diyare ushobora gufata umuneke idiyare ikagenda. Kubera ko iyo umuntu arwaye diyare atakaza amazi menshi ndetse n'amaelectrolyte nka potassium. Imineke rero ishobora kongera kugarura ibi mu mubiri byatakaye kubera ko ikungahaye cyane ku mazi ndetse na potassium. Imineke nubwo ikora muri digestion ariko ishobora gutera gutumba ndetse no kubara mu gifu ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwo mu mara. Ubushakashatsi rero bukomeza buvuga ko kutarya imineke bishobora kugabanya ububabare bwo mu nda ku bantu basanzwe bagira ikibazo, ariko ku bandi badasanzwe bafite ibibazo byo mu nda cyangwa se mu mara, imineke ibafasha cyane mu igogora. Imineke kandi ituma umuntu atibagirwa ndetse igatuma umuntu agira akanyamuneza. Kubera ko imineke ikungahaye cyane muri tryptophane, iyi ikaba ari proteine ituma umuntu atibagirwa ndetse bigatuma umuntu afata vuba kandi yibuka ibyo yize, bikaba byatuma kandi umuntu ahorana akanyamuneza. Iyi mineke ikungahaye cyane kuri potassium. Iyi potassium ituma umubiri uhora ufite amazi. Aya mazi kandi akaba ariyo atwara intungamubiri mu mubiri wose kandi agasohora imyanda mu turemangingo tw'umubiri. Iyi potassium iboneka mu mineke ituma imikaya ikora neza ndetse n'imitsi nayo igakora neza. Potassium kandi ituma umutima utera neza ndetse ikagabanya n'ibibazo bya sodium bishobora gutera umuvuduko w'amaraso. Potassium iboneka mu mineke ituma impyiko zacu zikora neza kuko izirinda utubuye tujya tuzamo. Uko umuntu agenda akura rero impyiko zigenda zinanirwa. Potassium rero kuyifata ku kigero cyo hejuru ituma impyiko zitagira ibibazo. Gerageza rero nimba utangiye kugira imyaka igiye hejuru ujye urushaho kurya imineke kuko ikungahaye cyane kuri potassium. Ubushakashatsi buvuga ko umuneke uri mu kigero gisanzwe uba ufite miligrama 422 za potassium. Niba rero ufashe umuneke ku munsi bivuze ko ufashe potassium zingana gutyo. Ubushakashatsi bwakozwe muri Amerika hagati ya 2015 ndetse na 2020 bwagaragaje ko mu muneke harimo intungamubiri zitandukanye ku kigero gikurikira. Niba uriye umuneke usanzwe menya ko uriye amagarama 105 y'ibitera imbaraga kandi burya ku munsi umuntu aba akeneye hagati y'3,000 n'1,800. Umuneke kandi uba ufite isukari ingana n'amagarama 27. Burya umuntu mukuru aba akeneye isukari ingana n'amagarama 130 ku munsi kugira ngo abone isukari ihagije. Iyo uriye umuneke usangamo fibre zingana n'amagarama 3.1 kandi burya umuntu mukuru aba akeneye amagarama ari hagati ya 33.6 na 25.2. Umuneke ukungahaye cyane kuri proteine kuko umuneke umwe uba ufite proteine zingana n'igice kimwe n'ibice 3 kandi umuntu aba akeneye nibura amagarama ari hagati ya 56 na 46 kugira ngo umubiri we ukore neza. Umuneke usanzwe ufite miligrama za magnesium zingana 31.9 ku munsi umuntu aba akeneye hagati ya 420 na 320 bya miligrama ya magnesium. Umuneke kandi umwe uba ufite miligrama 26 za phosphore. Umuntu ku munsi aba akeneye miligrama 700 za phosphore kugira ngo umubiri we ukomeze gukora neza nta kibazo. Umuneke kimwe kandi usangwamo potassium ingana na miligrama 422. Umuntu ku munsi aba akeneye nibura 4,700 bya potassium kugira ngo umubiri we ukore neza. Umuneke kandi ubifitemo selenium ingana na mikrograma 1.9. Ku munsi umuntu aba akeneye mikrograma 55 kugira ngo ubuzima bwe bukomeze ku murongo. Umuneke kandi ukungahaye kuri choline ingana na miligrama 11.6. Ku munsi umuntu aba akeneye amagarama ari hagati ya 425 na 550 by'amagarama ya choline. Nkuko twabibonye kandi umuneke uba ufite vitamine C. Niba uriye umuneke menya kuriye amagarama angana n'10.3 bya vitamine C. Ku munsi umuntu aba akeneye amagarama ari hagati ya 75 ndetse na 90. Umuneke kandi ukungahaye kuri vitamine B kuko umuneke ufite mikrograma 23.6
kandi nibura umuntu ku munsi aba akeneye nibura mikorogaramu 400. Umuneke kandi ufite beta carotene ingana mikorogaramu 37 ndetse na alpha carotene ingana na 29.5 bya mikorogaramu. Si byiza ku bantu basanzwe bafite ikibazo cy'impyiko kurya imineke myinshi, kuko kurya imineke myinshi bivuze potassium nyinshi. Iyo ibaye myinshi mu maraso, impyiko zidakora neza ntago zibasha kuyisohora. Menya ko kandi imineke ishobora gutera amareriji ku bantu bamwe na bamwe, kubera ko bashobora kuyirya bakaba bagira ibibazo byo kwishima, kubyimba cyangwa se guhumeka nabi. Niba rero urya imineke ikakugwa nabi, uzabanze wegere dogiteri umenye ko ukwiye kuyirya cyangwa se udakwiye kuyirya. Ubushakashatsi kandi buvuga ko imineke ishobora gutera umutwe ku bantu bamwe na bamwe. Niba rero uri muri aba, wagabanya imineke waryaga. Nyuma yo kumva intungamubiri ziri mu mineke, ushobora kwibaza niba wajya urya umuneke buri munsi. Ubushakashatsi rero buvuga ko kurya imineke nta kintu bitwaye, ariko ku bantu bafite diyabete iri ku rwego rwo hejuru, ndetse n'abantu bafite ibibazo by'impyiko zidakora neza, n'abantu kandi banywa imiti y'umuvuduko w'amaraso, mbere yo kurya imineke buri munsi bakwiye kubaza abaganga babakurikirana kugira ngo barebe niba nta kibazo byabatera. Kubera ko umuneke ufitemo kalori nkeya kandi ukaba ukungahaye ku ntungamubiri, kuwurya ukaba waguhaza, ibi bikagabanya ibiryo bari bufate, bishobora gufasha abantu bashaka kugabanya ibiro. Niba rero uri mu murongo wo kugabanya ibiro, kuba wakongera umuneke mu byo waryaga byagufasha gutakaza ibiro ndetse no kutarya ibiryo byinshi. Umuneke kandi ukungahaye ku antioxidant afitiye umumaro umubiri nka flavanol ndetse na amine. Izi zombi zikaba zigira umumaro umubiri wacu kuko zigabanya ibibazo byo kurwara umutima ndetse no kuba warwara amakanseri atandukanye. Nkuko twabibonye kandi, kubera antioxidant aba mu muneke, arwanya amaradiko ashobora kwangiza umubiri wawe. Umuneke kandi utegetswe ku bantu bakunda gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se abakunda kujya mu masiganwa n'abakora amasiporo menshi, kubera ko umuneke ukungahaye cyane ku electrolyte umubiri uba ukeneye. Iyo umuntu rero yakoze cyane, agakora cyane imyitozo ngororamubiri, atakaza electrolyte menshi. Kurya umuneke rero bituma electrolyte yatakaye nka calcium na potassium ndetse na magnesium byongera kugaruka mu mubiri. Niba ukunda imineke rero ukaba wayiryaga utazi umumaro wayo, nizere ko wamenye byinshi ku muneke. Imineke rero twakubwiye ko ishobora kongera intungamubiri nyinshi mu mubiri. Umuneke kandi ushobora gutuma isukari ijya ku murongo. Umuneke kandi ushobora gutuma igogora ryawe rigenda neza. Umuneke ufasha mu gutakaza ibiro. Umuneke kandi utuma ubuzima bw'umutima wawe bugenda neza. Umuneke kandi ukungahaye ku antioxidant, ndetse umuneke ushobora gutuma warya ugahaga. Ibi bikaba byatuma urya ibiryo bikeya, bikaba byakurinda umubyibuho ukabije. Ku bantu kandi bakunda kugira ibibazo bya constipation cyangwa se kutituma neza, uramutse wongeye mu byo waryaga umuneke, iyi constipation ntabwo wakongera kuyibona. Ndagushimiye wowe wanteze amatwi muri iki kiganiro. Nizere ko wasobanukiye byinshi ku muneke kandi uhisemo kujya uwongera mu byo waryaga buri munsi. Reka rero duharanire ubuzima buzira umuze, twiyiteho kandi twikunde. Niba wakoze subscribe ndagushimiye. Komeza kubana nanjye mu biganiro bitaha. Na Devote Uwase, Imana ibarinde kandi mwiyiteho.